Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri ino video tugiye kuganira hamwe ko umuntu yakorera isuku amenyo ye. Ese ni ikihe gihe cyiza cyo koza amenyo? Umunsi yayoza kangahe ku munsi? Ese umuntu amara igihe kingana iki yoza amenyo? Kugira ngo nyine dukomeze kugira amenyo asa neza, cyane ko abantu benshi byaje kugaragaza ko bakora amakosa menshi yo boza amenyo, bityo ibyo bakoze ntibigirire akamaro amenyo yabo. Muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo muzakomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya dushyiraho ku gihe. Mu by'ukuri hari abantu benshi bakora isuku mu kanwa nk'umuhango, bityo bigashobora gutuma bibaviramo impumuro mbi mu kanwa cyangwa se amenyo yabo akaba yanakwangirika, cyangwa se ibyo bakora ntibigire icyo bibafasha. Dero zimwe mu makosa akunze gukorwa mu gihe abantu boza amenyo twakabaye twirinda, bityo bikadufasha kugira amenyo afite isuku cyangwa se atagira ingaruka kubera tuba twayarinze. Icyambere ari ugukoresha uburoso bw'amenyo igihe kirekire. Mu by'ukuri rero uko ukoresha uburoso bw'amenyo igihe kirekire bigira ingaruka mbi mu kanwa ndetse no kumenya. Byibuze ntugomba kumarana uburoso amezi arenze 3. Nivuga ngo hagati y'amezi 3 y'amezi 2 na 3 wakaba uhindura uburoso bw'amenyo, ndetse kandi ukihutira kubuhindura igihe warwaye inkorora mu muhogo cyangwa se ufite ibicurane bikomeye. Kubera ko uburoso bumara igihe kinini burasaza, bityo ntubashe gukura ya myanda ku menyo. Ikindi hari ukoza amenyo mu buryo bubi. Abahanga mu by'amenyo bavuga ko mu gihe uri koza amenyo ugomba kumanura uzamura uburoso kandi ukagera mu kanwa hose haba imbere n'inyuma, kandi ntugomba gukoresha ingufu cyane. Harabibwira ko gukora amenyo kuba cyane n'imbaraga nyinshi ari byo bituma amera neza, ariko sibyo. Ibi ntabwo bikwiye. Ni mpamvu rero atari byiza gukuba cyane. Ikindi hari ukutoza amenyo igihe gikwiye. Nivuga ngo ubundi ni ngombwa koza amenyo byibuze iminota 2, kandi ukabikora n'ibuze inshuro 2 ku munsi. Hano duhita turi hamwe se n'iryari wakoza amenyo. Nivuga ngo ubundi nyuma ya buri funguro bibaye byiza wakabaye woza amenyo, ariko niba bitagushobokeye nibuza mu gitondo na nimugoroba. Kandi ukamenya ko nyuma yo mbere yo kujya kuryama ikintu cya nyuma cyakabaye kigira mu kanwa kawe ari uburoso bw'amenyo buriho korogati nyuma woza amenyo. Bitabaye byo kuba warya ukarara utogeje amenyo si byiza cyane. Ikindi kandi niba umaze kurya ibintu biryohereye cyane birimo isukari nyinshi, ukihutira kuba wakwiborosa, kuko iriya sukari niho bagiteri zo mu kanwa zikorera zikangiza amenyo. Ikindi ari ukwibagirwa koza ururimi. Mu gihe woza amenyo ukibagirwa koza ururimi, nibwo usanga bitera amenyo yawe kubora no kunuka mu kanwa kenshi. Niba urangije koza amenyo ntugomba kwibagirwa no gucisha ku rurimi. Hari uburoso bwabigenewe usanga bufite agace inyuma kagenewe koza neza ururimi, wakabaye ubushaka. Ikindi kintu ni ukurya isukari n'ibiryohera byinshi. Mu kanwa hakunze kubamo bagiteri zikenera isukari cyane kugira ngo zikure, ndetse no kugira ngo zikore acide. Iyi acide niyo yibasira amenyo ikayatera kumungwa no gucukuka. Mu gihe rero udashobora koza amenyo nyuma yo kurya ibiryohereye bitandukanye, ushobora kuba wenda warya nk'imbuto nka pome, cyangwa se ukunyuguza amazi mu kanwa kugira ngo ugabanye ino sukari. Gusa inama nziza ni uguhita woza amenyo nyuma yo kunywa cyangwa se kurya ibiryohereye cyane. Murakoze rero cyane, ndibaza zino nama tuzikurikije zabasha kudufasha kugira amenyo asa neza kandi atarwaragurika. Indi nama iruta izindi ni ukuba wasuzumisha amenyo yawe nibuza nka 2 mu mwaka, cyane ko iyo wisuzumisha muganga areba nimba ari ibibazo bikaba byakurikiranwa. Ikindi kandi hari ukogesha amenyo kwa muganga bikoze na muganga w'amenyo, birumvikana kubera ko kujya twoza n'uburoso hari imyanda cyangwa se yari ya plaque ikorwa n'amabagiteri tutabasha gukuraho, bityo rero icyo gihu cyakoze n'izo bagiteri kikaba cyamara igihe. Iyo wogesheje amenyo kwa muganga kubera bafite uburoso bwabigenewe bubikuraho, biragufasha kugabanya izo mikorobe zishobora kwangiza amenyo yawe. Murakoze cyane, mukomeze mukore subscription kuri YouTube channel yacu. Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri ino video tugiye kuganira hamwe ko umuntu yakorera isuku amenyo ye. Ese ni ikihe gihe cyiza cyo koza amenyo? Umunsi yayoza kangahe ku munsi? Ese umuntu amara igihe kingana iki yoza amenyo?
kugira ngo nyine dukomeze kugira amenyo asa neza, cyane ko abantu benshi byaje kugaragaza ko bakora amakosa menshi iyo boza amenyo, bityo ibyo bakoze ntibigirire akamaro amenyo yabo. Muri kumwe rero na Dr Gasangwa Patrick, ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo muzakomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya dushyiraho ku gihe. Mu by'ukuri hari abantu benshi bakora isuku mu kanwa nk'umuhango, bityo bigashobora gutuma bibaviramo impumuro mbi mu kanwa cyangwa se amenyo yabo akaba yanakwangirika, cyangwa se ibyo bakora ntibigire icyo bibafasha. Rero zimwe mu makosa akunze gukorwa mu gihe abantu boza amenyo twakabaye twirinda, bityo bikadufasha kugira amenyo afite isuku cyangwa se atagira ingaruka kubera tuba twayarinze. Icyambere ari ugukoresha uburoso bw'amenyo igihe kirekire. Mu by'ukuri rero uko ukoresha uburoso bw'amenyo igihe kirekire bigira ingaruka mbi mu kanwa ndetse no ku menyo. Byibuze ntugomba kumarana uburoso amezi arenze 3. Ni ukuvuga ngo hagati y'amezi 2 n'atatu wakaba uhindura uburoso bw'amenyo, ndetse kandi ukihutira kubuhindura igihe warwaye inkorora mu muhogo cyangwa se ufite ibicurane bikomeye, kubera ko uburoso bumara igihe kinini burasaza, bityo ntubashe gukura ya myanda ku menyo. Ikindi hari ukoza amenyo mu buryo bubi. Abahanga mu by'amenyo bavuga ko mu gihe uri koza amenyo ugomba kumanura uzamura uburoso kandi ukagera mu kanwa hose haba imbere n'inyuma, kandi ntugomba gukoresha ingufu cyane. Hari abibwira ko gukora amenyo ukuba cyane n'imbaraga nyinshi ari byo bituma amera neza, ariko sibyo. Ibi ntabwo